ukambare gira fa uri gutina gira fa ukambare kwasha nkawe koko mwambare ko uri sura kambazi urakambaza icyo ufite ako bebe uzima mbonye nkagutya turi kumwe none yuje mu rugo abifata nabi cyane kuba witwaye nk'imbobore bibisatsi wagiye wambara nka Jesus ndebera kwe ni cyo style ngo ndajye ko oya mani ndashaka kuba umwisilamu mu rugo abifata nabi ndibaze wala siko wowe ni wanyu mani mwese muri kimwe none se ari stempa nanjye urahita mwiki wala sibyo kubeshya mani stempa mani zazaba zimbereye cyadana oya mani wapihinduka kari ibintu ndi kukubwira sibyo ukomeze ngo henda hende ko reba igena guhereye kuva saa iyi nzira none ubu tugeze saa 4 babarere akuso wambabarire banyine mubwira sibyo tuza none akantu cyo gukubwira urumva ngenda gukunda kandi urabizi narabikubwashije igihe ndabizi noneho sasa ndashaka ko dukora visit ya hano ahantu mwirishyamba none siri ni ishyamba ko gahace nagura none ngatambuka none nkujyane kwa rirazo ngarice shama ndagukurikira ngaje batugende bifata ndagukurikira genda umva twakundanye urukundo ukababiri ntabwo twakundanye urukundo rw'umuntu nimba twarakundanye babiri tujyana ngaho erega nundi kuba imboburiye ariko basi ukajya ubikora mu bwenge sinkubujije kuba imbobo ariko ahinduka ku babyeyi bawe reka ibyo bintu ntabwo byashoboka nyine ngewe icyo nshaka kwambara nk'abayisilamu ukagaragara neza mu rugo bakakubona neza nta kindi baby ibyo bintu ntabwo wanabishobora wallahi njye namenyereye kureba nkabara ba Tupac cyangwa y'abateyemo ba Gigi Bwami abo bose man wallahi kabisa iyo mbareyo nkimba mbona ariyo dream agenda wallahi Foka pfune cyangwa amari urabona igenda agaherenga hende henda wajya nana wacamo mbaza nkubwira utame ngo nkujyana hano nanjye winkangisha kwa wese ubwo imbere ndana umva reka nze karasa nkujyana nyine nabona igihe kaba kahere ngenda cyana ku ngufu njyangu kumva kama kubera iki nagukunzamo ibiki umva reka nze nkubwira sibyo ngenda gukunze nkubwira ko uzajya uma buri gihe sibyo ngenge kukujyana hano kwanza nana umva we utangwa utagira ngo ngenda shinyika hasoni cyo wakunze umwana wa kwaja wallahi nuko nakira ngo nifuze kubimera nkamwe ariko no byaranze ariko ntabwo twakora nimba byaranze nge rero ntabwo ndi kuri level yawe ndanire nabajuma dusenga nawe siga Lebera bebranga ties utanyinishe we nagukunze nkubwira ko uzajya uma buri gihe ikintu cya mbere dusezerana wambwiye ko ufite inzu rero twakabaye tujya gukorera mu iyo nzu pana hano mu bihuru gereka nkubwire sibyo umugore wese ngewe nshatse mushaka ngewe ngomba kumuharurira mwa hano mu bihuru barambwiye ngo uba muri Illuminati ndabihakana none ndabibonye kuba nyibamo umugore wese nifuza ngewe rero muri abo bagore sindimo akantu ugomba kugafata ukakishyirira mu rugo ukabanza ukanagakandu ukareba ko nk'uko utasirika urumva ibintu ugende kukubwira sibyo niba ubirengaho ngewe ndahita nguhekesha inyonja aka kanya nakubwiye ngo muri abo bagore sinya mfatwa n'imyuka mibi kwanza icyo gikapu vuba vuba icyo ngicyo nyine cyemereza kino gikapu cyanyeze metse ntacyo ngo ese ko umuntu ushaka kukita cyawe ntacyo naguha ngewe kino gikapu ngenda kubwiye ngo ibyo bintu ugomba kubimereza ku bintu ubwiza ntacyo naguha uko sinizeye yuko ibintu birimo wazabingarurira ese naza gute niba twibanye ibintu uri kumva mereza ngene nge gurisha ko nyine nge ufite ubwenge ari ntacyo na ufite ubwenge nge umereza ibyo bintu ngewe amafaranga ndayakuzanira noneho ngewe uri nishyura ibikoresho iki iri nishyura ibikoresho kuko ufite ubwenge nk'ubwanjye mani jya ureka ahubwo wowe iki se ngewe reka nyijyane n'ubundi nanjye mfite ubwenge ntabwo abantu mutumva ikindi kandi narakubwiye niyo nabikora sinakoresha kino kintu uranyumva neza nikunda yonyine sheri nikunda yonyine sasa rero kuntu nge nkubona sibyo nge nkubwira sinabasha kugushyirira mwaho ngera akakantu ntakambaye si twaseseranye ndabizi ibintu abakobwa mwihaye musigaye mugushamo abahungu mwaraza inda mwaraze kure hirya ubwo ninjye wakujyanye mu murenge ye nari nagufasha nutemera ngo nguharurishe no prudence hano muri bino bihuru urahita ubona kandi aka kanya ngende ntabyo nemera
urabyemera byanze bikora ntabyo nemera ariko ibintu ndikubwira urimo urabica amazi kandi biraza kukugaruka ingaru okay ngabikore kandi bikore nta perezida yewe nibyo mba ndi kukubwira maze nyambarira ahantu tutabona hoya bikore ndabikora nyirabikora sinjye kukambara se okay ngakambare kumva si kuba umwana ugasasa bikumva nakwizera gute ngabase ikintu gituma nkwizera gusa ngenda kwizera gute nibura nje wanyizera ko ngewe ndiki wenda kumva nkubwire wowe rero nuko ashaka kuzana ubwenge burushuga abandi akubise menshi kurusha we nanjye ndakijyanye noneho umuriki mesugura kijyanye none subwo muguragiye ndagiye nyine nese basi wahagaze wenda tugapasura no ntabyo gupasura mwana reka njye kugurisha ibyo nzakuramo byose ninjye uzakugenera Assalamu alaikum wa alaikum assalam. ngaho bikore kugarutse se genda ukambara uzubikore nawe nsanetera brage nawe kambara akaribitera gasetori nawe ntukagira ibintu nyine se urakambara ukambaza icyo ufite reka nkubwire ubu nahamagara tuzagere umva nkubwire sibyo usuri guseka we areka nkubwire sibyo ubundi njyewe nagira ngo oya urabona bisekeje nabona gurakaye sinzi umuntu ari wakubabaje noneho nagira ngo uransekesheje gahunda nari mfite da nawe uri umugabo wabyishime genda ukambara ndi ikimara nawe ubwo nzi kumara ndi ikimara none kuki ushenga ugashinga base babara rwose ukagendana mu bice utazi kugakoresha sisa wabishatse mwa wabishatse oya ahubwo bikore nawe rero ibintu utagiye kunzanamo ntabwo ari byo rwose ndetse nibyo uri kuvuga ntikiniraga rwose bayo Huya mwagiye menya ko muri imbwa ndakura nta soni uri kujya abagabo b'iki gihe baragenda ubu yashaka kunywera muri ibi bihuru cyakoze action kutabanza niwe ugiye kubanza twagiye dukomeze ready agira niwo banza nabanze okay ubanza okay twagiye sorry ready action warungaruye hano umfashe ready ntabwo nasitaye muri bya bivu niwe nakuyeho n'uruhu oui ready action